Thank you guys. Amazina nitwa Teacher Emmy nk'ibisanzwe. Tugiye kwigira hamwe uko wakora indirimbo cyangwa se uko wahuza amafoto yawe ujya ubona ugasanga abantu bahuje amafoto ukibaza ese babigenje gute. Nibyo tugiye kubanza kureba ngira ngo icyo usabwa wowe ni ukunkurikirana 5 kuri 5. So iyo ushaka rero kuba wafata application ikora ayo mavideo cyangwa se amafoto, uraza ugaca kuri Play Store ukandikamo iyi application yitwa YouCut. Na application yitwa YouCut ni nziza cyane, ugasacinga. Urabona ko ngiye wifunguye, wowe iyo idafunguye urayidownloadinga. Hanyuma iyo wamaze kuyidownloadinga uraza kuri iyo application yitwa YouCut, ukaba wabasha kuba wayizaho, ngira ngo muri kuyibona, ukaba wakikorera amafoto yawe. So uraza rero iyo application ya YouCut ukayijyaho, ukaza hano hari akamenyetso ko guteranya, ngira ngo urimo kukabona neza cyane, dore ngaka akamenyetso ko guteranya. So iyo umaze rero kuba kano kamenyetso ko guteranya wakageraho ukemezaho, ukaza hano handitse new project, ngira ngo urimo kuyibona neza cyane, new project. Iyo wageze kuri new project rero uyikandaho nk'ibisanzwe ugategereza. Iyo ushaka kuba wakora video y'amafoto cyangwa se video isanzwe, reka duhere kuri foto kugira ngo tubashe kubisobanukirwa neza cyane. Iyo ushaka guhuza amafoto rero uraza, aya ni amafoto mfite kuri file bisanzwe, ukabaza ukagenda ukora kuri buri foto bitewe n'amafoto ushaka kuba wahuza, ngira ngo muri kubibona neza cyane. Hanyuma iyo umaze rero kuba wayaselectinga ayo mafoto yose, uraza ugakanda kuri aka kamenyetso, ngira ngo uri kukabona neza cyane, kano ga fresh gatambitse hano hirya, ngira ngo urimo urakabona neza cyane. Kano ga fresh nikuza ugahita ukandaho. Iyo umaze kugakanda rero kano ga fresh, amafoto yawe ahita ajya ku murongo nk'uko wayateganyije. So tugiye kureba rero uburyo ayo mafoto agenda yihinduranya, ngira ngo urabibona neza cyane, aragenda yihinduranya bitewe n'amafoto wagiye ushyiraho cyangwa washatse gushyiraho. So noneho rero ano mafoto tugiye kuyakorera indirimbo. Ushaka kwibaza se ushaka kuba ano mafoto wayashyiraho indirimbo wayashyiraho gute? Nibyo bintu tugiye kureba. Wowe icyo usabwa ni ukunkurikirana 5 kuri 5 kugeza ino video irangiye, ukabasha kuba nawe wahuza amafoto yawe, ukaba washyiraho indirimbo kabisa, ibintu byawe bikaza kugenda neza. So katugaruke rero dushyireho indirimbo kuri ano mafoto kugira ngo ubashe kubisobanukirwa neza cyane. Indirimbo ushyiraho iyo ushaka. Indirimbo ushyiraho iyo ushaka, uraza hano handitse music, ngira ngo muri kuhabona neza cyane. Hano handitse music, ngira ngo urimo uragenda uhabona neza cyane, nta mayobera arimo, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byoroshye. Uraza hano handitse music, ngira ngo urimo urahabona, ukaza bitewe n'indirimbo ufiteho ushaka gushyiraho, ukaze uraje ubibone neza cyane. Ukaza ugakanda hano handitse my music, ngira ngo urahabona neza cyane kuri my music. So uraza rero kuri my music ukaba wakandaho ugahitamo indirimbo ushaka. Wenda kaduhitemo iyi ngiyi yitwa hejuru y'abami ndetse n'abatware, ngira ngo murayibona neza cyane, reka aba ariyo dukoresha. Hanyuma iyo umaze kuhakanda hano uraza
ugakanda kuri use kugira ngo urahabona neza cyane. Iyo umaze gukanda kuri use ya ndirimbo yawe iba yagiyeho, ngira ngo urabibona neza cyane. So ngira ngo urimo urabibona neza cyane. So ngira ngo ibintu uri kugenda ubibona neza cyane. Hanyuma rero iyo ushaka kongeza iyo volume y'iyo ndirimbo ushyizeho, uraza ukaba wajya hano handitse volume. Hano iyo ushaka kongeza volume y'iyo ndirimbo yawe, dore ngaha kuri volume ubundi biri ku 100, ariko iyo ushaka kuyongeza wayongeza ukaba wayishyira no kuri desa, biremewe. Hanyuma iyo umaze kuyisevinga hano, ubwo urumva ko indirimbo yese yongera volume. So hanyuma rero ngira ngo ubashije kuba wabona uko wahuza amafoto yawe ukaba washyiraho n'indirimbo. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Wowe icyo usabwa ni ukunkurikirana 5x5, hanyuma ukabasha kuba wabona utuntu dutandukanye tumeze neza kabisa. So hanyuma rero tugiye gusevinga indirimbo yacu, twari tumaze gukora y'amafoto ndetse n'indirimbo. Hanyuma ushaka kuba wasevinga iyo ndirimbo yawe, uraza ugaca hano ugahita ujya hano kuri save. Iyo uyijeho uba ugiye gusevinga iyo ndirimbo yawe, hanyuma ugahita usevinga. Hanyuma hano icyo ugomba gukora iyo ugiye gusevinga, urabona ko hano biri kuri 720p. Icyo gihe ugabanya megabyte bari gukoresha, ukaba wazigira 320. Ngira ngo urimo urabibona neza cyane, biri kuri 720. Ubwo izo ni megabyte, urumva ko ari megabyte zishobora kuba ziri hayi. Iyo ushaka kuzigabanya rero, uraza ukazigabanya ukazigeza kuri byibura ukazigeza kuri 320p. ubwo ni ingano ya megabyte uba ugabanyije, ukaba waza ukageza kuri 320. Hanyuma icyo uhita ukora aha ngaha ni iki? Ni uguhita usevinga video yawe umaze kwikorera. So ngira ngo muri kuyibona neza cyane. Urabireka bikaba byabara, bikaba byageza ku 100, ngira ngo nk'uko uri kubibona neza cyane. Urabireka bikageza ku 100, nibwo iyo ndirimbo yawe, iyo video yawe y'amafoto umaze gukora iba igenze neza. So icyo ngusaba ni ugukurikirana buri kantu kose kugira ngo ubashe kuba wamenya uko wajya uhuza amafoto yawe ndetse na video. Ndaje mbere ku buryo wazihuza, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. So urabona ko bigeze kuri 76 na 7. Urabireka bikagera ku 100. Hanyuma iyo bigeze ku 100 rero utujya kureba kuri fayiro yawe, biba byagezeho rwose, biba byagezeho. Urabona ko batubwiye ngo saved. Ngira ngo urimo urabibona neza cyane. Hano batubwiye ngo saved, bisobanura ngo video yacu ndetse na ndirimbo yacu twashyizeho byisevinze kabisa. Hanyuma icyo tugiye gukora rero, tugiye kureba kuri fayiro yacu niba ya video yagezeho iradusevinze. Uraza ujya hano kuri fayiro urebe ko ino video yawe cyangwa se ino video twakoze yisevinze. Hanyuma iyo umaze kuza kuri fayiro yawe, urategereza ukareba ya ndirimbo yawe. Ngira ngo urimo kugenda ubibona neza cyane. Turebe ko yagezeho. Dore ngiyi, ngira ngo urakugenda ubibona neza cyane. Ngiyi ya video dukoze rwose, dushyiraho n'indirimbo. Urabona ko ari ibintu byoroshye neza cyane.
so ngira ngo uri kubibona neza cyane, urabona ko yisevinze. Hanyuma rero tugiye kurebera hamwe uko wahuza videwo zawe ukoresheje iriya application. N'ubundi iyo ushaka guhuza videwo zawe uraza ugacana kuri iyi application yitwa YouCut. Iyo wayidownloadinze dore ngiyo, hanyuma wamara kuyigeraho ugahita ugaruka hano, kuri hano hantu hari akantu ko guteranya, ngira ngo urimo kugenda ubibona neza cyane. Hano hantu hari akantu ko guteranya dore ngaka, hanyuma iyo umaze kuhagera ugakandaho ugahita ujya ahanditse icyo twita new project, ngira ngo urimo uragenda ubibona neza cyane. New project uhita uhakanda, hanyuma nkwibutsa ko hano tugiye kureba cyangwa se tugiye guhuza videwo zacu. Tugiye guhuza videwo zacu. Videwo ushaka guhuza uraza ukazikoraho, urugero reka mpuze izi ngizi ngewe mfiteho hano. Hanyuma iyo umaze kuzemezaho uhita uza ugakanda kano kantu k'agafureshi, kano kareba iburyo. Iyo umaze kukemezaho uba ugiye kuri za ndirimbo zawe, washaka ukazipureyinga. Iyo ushatse urazipureyinga ukabasha kuzumva neza cyane. Za zindi zose twashyizeho urabona ko zagiyeho, zageze iminota hafi 14 n'amasegonda 33 ndetse n'amatsirisi 9. Hanyuma iyo ushaka kongeza ijwi ry'iyi videwo nk'uko hariya twabibonye, kuko biba biri ku ijana, ushaka kubishyira kuri 200, uraza ugakanda hano handitse volume nk'uko hariya twabibonye. Uraza ugakanda hano handitse volume cyangwa se volume, hanyuma ukayizaho. Urabona ko hano biri ku ijana, ukaza ukabishyira kuri 200. Ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane. Urumva ko volume yiyongereye, hanyuma ukabisevinga. So hanyuma rero tugiye kuba twabasha kuba twasevinga ino videwo yacu kugira ngo turebe ese iyo videwo yacu twa tundi twadinzeho twose twagiyeho. Byose tugomba kubirebera hamwe tukaba twabasha gusobanukirwa neza cyane 5 kuri 5 uburyo wakora videwo y'amafoto. Ufata amafoto ukayahuza, ukaba washyiramo indirimbo, nibyo twabonye, cyangwa se ukaba wafata videwo zitandukanye z'uduce ukaba wazihuza. Ngira ngo nibyo bintu tumaze kubona neza cyane. Hanyuma rero tugiye gusevinga ino videwo yacu, zino videwo zacu duhuje, kugira ngo tubashe kuba twabona neza ko nazo zagiyeho kuri fayiro yacu, cyangwa se aho turebera ibintu byacu dusanzwe dufite nk'amafoto cyangwa amavidewo. So hanyuma rero hano icyo ugomba gukora, ugomba guhita ukora save, hanyuma ukaba wabasha kubisevinga. Hanyuma hano twibukiranya ko iyo solution iri hejuru ya 320 megabyte zigenda ziyongera, ariko iyo ubishaka urazigabanya. Urabona ko hano batubwiye ngo size ya solution ni megabyte 276. Urumva tuzongereye rero, tukazongera wenda tukazishyira nka hano, tukazongera tukaba twazishyira ahangaha. Urabona ko zabaye megabyte 5329. Urumva ni solution iri hejuru, bitwara megabyte nyinshi. Hanyuma rero hano urazigabanya ukaba wazishyira kuri 320 solution. Nibyo bituma izo megabyte zawe
ushaka guhereza iyo video yawe zigabanuka, ngira ngo urimo urabibona neza cyane. Iyo ushaka kuzigabanya uraza ukazigabanya, urabona twabonaga mu bihumbi ariko noneho byagabanutse byabaye 320 solution, ariko megabyte nazo twibukiranye ko zagabanutse zikangana na megabyte 130. So hanyuma rero icyo tugiye gukora hano, tugiye gusevinga turebe video zacu ese byagenze gute, ese yagiyeho za zindi twahuje zose zagiyeho, nibyo tugiye kureba. Hanyuma rero nk'ibisanzwe urabireka bikabanza bikisevinga nk'uko tumaze kubibona neza cyane. Urabireka bikabanza bikaba byakisevinga, ngira ngo urabibona neza cyane. Kugira ngo tubashe gukomeza kugendana, ugomba kubana nanjye mu biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru ataha. Thank you guys, ndabashimiye kubwo gufata umwanya wanyu mukankurikirana, birandaburije ndayikatinga ariko ntabwo nsoje aho nashaka kugera, ariko ndabikora ntari ubundi wabihagarika aha bro, ujya kure mu biki.